Icara hasi. Ndavuze ngo icara hasi. Icara hasi. Ntubona hano nawe. Wigenje kenshi ubu nagucurike ndakubyagiza ndagusanga. N'abayobozi kuri umutekano ndabera ku izina ry'Imana. Umuntu w'umugabo kwifata. Dore ko dupfuye. Bayametse. Nje nipimiye igikoma. Sibyo nizanye. Cyo wanijije se. Niba se nayo gutuje ntabwo yisho. Anda. Ariko mumureke mbabaza. Mubisurushe sha bunyo. Ubona hasi. Ndakubyagiza. Ariko ndagashaka gukora niko wagicucu mama mapfuruka kikigwe karare mingo kungo ikarindagira amazi mu mutako wazanye kwiyimbawe reba siko gatabirindwi musuturamye mu biki najya muri imirimo mushoboye rindagira gicucu isafura ahubwo gajya no gukamamo yemwe tukoze abazana abagore nimubazane nje nari gwishishishano nazanye igicucu kirimo muntu utagira ubwenge no kumenya ngo mazi gabize nuraza gushigisha gaturefushi ujya kugira kwingana ujye gukora ubwo busabusa kubera iki wabuzifu isukora yihari wowe iki yihari nusiba ko yihari ko dusanze ko ari yihari yonyine ya nazaba ari nuswe twaguze uretse ndavuze ko uzahara nakuzwa rindagira rukugira ubusabusa reba amazi Rete. Ese zana ntege maza dore tukarindagira subiza n'umunyunzanye ndorera kandi ugomba kukaburika nka muri gushira umunyu si wagushaka mu bikombera nituko ariko nagiye kugura gushyira mu bikombe wisuru genda urabuzana tuzana amazi zanira amazi hano kavuga neza ngo aranda indagira koko n'umugabo hari ibindi biryo nakubajije nimba ari igikoma menya ngo mbana uzi ko ntaranywa amashati atatu rebera ku izina ry'Imana yakurika nkubaza wa mugore uyu munsi wabaye nusi sunumye amazi zana ikidomoro zana ijerekani yaje amuzi ngazana zana sezana ngufashe fatwa ari sindagira ariko kiki akuko narashatse cyane narashatse ngandebera utagamena si harakandi gasuzuguro si wanyereka karanzaka ariko reka nkubwire ibi byose ubundi ni wanyu bakoshaga sendasi nkozi iki unumye amazi kugamenya unenga gutumya ngo amazi kandi rero yamenyeho nduga kuma tazanwa sagande ndagira menuka ugamenyeho zaba cyangwa utaragazana na dombi men yego sha ye mifune kutazitasi zite urebe ndebera nta kibazo ariko reka nkubaze koko uzansuzugura kugeza aho nyine wazanishenga nusi nkozi iki nusi uzanye ikidomoro cyose ubu ikidomoro kiraja mu isafuri wakumva ngo iki kidomoro gikorogeshe ifi ingana gutya uyikoroga nawe urarusha ujya gukora umusururu cyane naterera rwose cyangwa se ngushira amazi mujyaje unzaniye nusi iki kidomoro gikuranga cyanza nijanye kugire hano zanwa magara rindagira Diko vuba tandagira ngo mana we mana wahu abazantsanga bazambwira sha
ifi ifite agahuye niko ugapfa kandi nyukuye kuri botike ngandebera ubusa busuzanye mana kuko ako se wowe ndazana ibiti reka da zana amazi menshi nkora iki subu menshi wanazana mu makeya wenda cyangwa ngahe wogera amazi gageze aha ngaha kana mu gakombe fata mufashishe wazasubiye iwanyu bwera rindagira uzi ngo habuze abandi bagosha ni hano nisohoka winjira ibyo wicara ubizi kanenge kwizanira nyirantsibwa shahu nzi ukuntu wanyubitse urusyo waje witoteretse amamesa navuga nti mbonye ni kiminaje mbonye umuzungu ayiwe nkabikeka uransubiza mu busore umva nkubwiza ukuri kandi ejo bundi barambwiye ngo barabonanye inde ako bambwiye abonwe n'iminsi tabiye imbabura uyinyegereza aha ngaha nawe tera uhagaze utunamye udahese ku kagongo si wowe wakubwira ngo ture wahitira uhagaze uzana agatebe fashe nde fashe nde ye bajya gufasha two kuzura nyoko kera ubundi abandi bagore bubahaga abagabo none ukavuga ati umugabo wanje uko biri kose ntukaryamye arazinduka agira ate agira akana samira agira akana tamira nusubiye umwaga uba ufite ubundi umuntu yabumenya aragufasha rindaki ahubwo kubyuka aragufasha ngafate ngabishikisha niba uri umuntu w'umugabo ngasukamu ndakwangaje se ngo haye akazi ngakoro shigisha shigisha ku izina ry'Imana shigisha shigisha mu ntama y'Imana shigisha sibyose shigisha uko ari ushaka kigihe ninakirage nzamera mfite yahura nzapfa ukazamera ndindage kandi abisi wanyu muzishima muzidagadura umugabo bazi ubwenge nabwo bukagenda ntumbaze kora ibyo ushaka kora ibyo ushaka turagenda wowe iki kandi ntabwo urashiramo amazi rwose ntabwo bwabirinduye ukunaga amazi gari umuntu ugashizehe ariko uyu mugore ra iki si ikigeragezo mwuka agira imana iki si ikigeragezo ntabwo uyamenye suka amase gusa arashajyana tugeze sinzaragahinda uba urukuntera cashirwamo mazi umaze gusaza n'ubwenge bukagenda umusaza ni kareka nkubwire gusa niba utagira ngo nzanatuma wahukana nje nzemera nkubyagize aha ngaha nkwihambi ibintu byose nta kintu n'iki ngiki na kimwe wakora ugize ute ufite ibako ibintu byose ni ukubikora umeze none si dani isukari rero umuntu ashiremo bishanu ayihari yashize gihe ki ariko murayirigataka sije ejo babashitsi baje abashitsi nguhe gasopu rero yanjye ndakwinginze mana yanjye niba unkumbi niba uzi ko n'umugabo wawe sinzongere kumva ngo hari bene wanyu baje muri rugo hari ikintu cya hano wabatakaje nose mama waje kumbwira ngo ransuye nkavuga ngo rindagire nuko wamusiye yazanye kuza bakanuye nk'indagara nta n'akantu si urabazaga hano nta soni bafite navuye mu misango ku misiyoni ngo navuze ngo ntabwo nataha naje kubasuhuza agasuzwe n'iminsi bari kuza hano usida kuza gukonsoma ni iki kibaga bazanye ubwo yashize yose si burundu mana ngandebe ibi byose ni uguhombya umuntu biraro ubona nayizanye nzi ko izamara hano amezi abiri none ubwo kanze nsimbuke rero ndebe akandi gakeya ngo gikoroke ukibesha ngasanga cyafashe hasi cyangwa kitageze gukingura ntabwo koko ki siba reka kurantunara kanze mukendebe intoza ku gasukari usubumba bafunguye wazana zikajya kukazana ukaba urwaru kaza ye kuyizana kabika ngasi itora ndaje kuyizana ngomba singuje genda nyine ndaje rero ndaje katurebe abirira mu ngabura
Korera. Umbase. Kanze gato. Buretse. Buretse ndaje. Yes. Ndaje ye. Saji. Ego. Avuga ngo barashatse ninjye washatse. Naye bishiraho yabeshu. abahiriwe harangaye wajya ngo mu rusengero kuko nye anyeze nta n'uwo warangaje halo halo ni Kagabo wiki ese bishoboka bite ubwo niyo kwande konzi ko iyo nateye izo nateye ari nyinshi kwa wa musaza gusa ubwo ntimubeshya ni gute nose wanteza ingaruka obya ngo yabyaye iki intama agatora mama ibyo bintu uko numva bitumvikana reka nze mpagere nishirire impaka sawa bigenze biteze uko nakiri n'urya se bibaye ibaze ni izina ry'Imana nateye nk'intanga none ngo yabyaye intama nyamanyanga pe wari wabibona hehe se inka yabyaye intama ahubwo barashaka kunteza ingaru kugira ngo bumve ko bangira umunyamanyanga ahubwo ari n'icyo ngiye hari nta kibazo ufite intanga ndazizeye intanga zanjye ndazizeye sinumvishe se nyine ngo uri umutezi w'intanga ni cyane hanyuma kandi intanga zanjye ndazizeye kuko izo ngizo uwo musaza naziguze muri nuza muri papeteri nzazijyane avuga ni waziguze he muri papeteri se bacuruza intanga nako muri ntuza muri kekayo urumva no reka nkubaze Kaga muri kikayo rikereka niba ari irange waguze ukajya kuri teriyo ni muri nida ndabyibutse wibaze noneho ariko reka warandebye ubona nyesi ndinjiji iyo kuragirwa bene ako kagenda iyo byose uvuze ntawe bihuriye n'umuveterineri w'amatungo cyangwa se umutezi w'intanga uzajya umenya ko ndi umuveterineri wigenga ntabwo ndi umuveterineri wa leta cyangwa umuveterineri wabigize umugenda umuveterineri wigenga none se ubwo ibyo byose none ngo yabyaye intanga ku izina ry'Imana ndahira ko katagiye kukubaho ubu uragiye uri gutuburira abantu babyamutse mwana kubera ko muragira ngo Kagabo we makuru cy'amakuru cy'amakuru ni muraho shabaho amakuru yewe ariko mwana inzu yawe akogerwa wasuzuguritse kuko wagayitse kuzugurika se cyo nabona n'ibiki Kagabo ubu noneho ndahari ufitanye ikihe kibazo ariko nimureke mbavuge umugabo ubundi ubu ngubu ni gato wa mugabo winjira mu nzu nyiri urugo ahari mbese yari asaba ko yinjira ndahari kwiyamye asa n'igihe wamuzanye fasha nkiza miti nakomeza gufasha no kuragufa ariko se mufashe uwo mugabo aguciyeho utamureba ni mwaramutse paka ndani mwaramutse paka ndani muno muntu nurumva sindi gushaka metero waneza ku ese watira uyoboka mu nifite ibibazo uri hasi wenda mugire urakogenda urakocaboneza urabona ko hasi nimba ari metero ushaka genda umumpere metero iki kintu kimaze gikira wowe nyirabyo iki kintu se kimaze iki ntabwo kivuga iyo siponseri aya amazi bya bintu bipima ubushuhe ndebera ngo ndi gupima kangahe kereka ari nk'umuriro byibura nkakwereka ubwo bushyuhe noneho ku buryo nakwereka ubwo bushyuhe kereka urimo umuriro hariya ntihari purize se ese wa muganga kandi wasuye kuzafunga urareba umuntu nawe w'umurwayi urashaka metero ushaka metero niza metero ibigeragezo ndayikeneye byihutirwa ni iy'iki nyine
metero hari akantu ngiye gupima iwanjye wa muhungu we. Hari idirisha bankingiye ukuntu nabipimye nsanga atari kori. Ubwo rero iryo dirisha kaga nabuze umuntu muzima ugahura nkubwire mwana niba ushaka kuzajya umenyera urugo rwanjye uzajya umenyera ubuzima bw'inshuti mbese icyo cyumba kubona n'injya muri kiriya cyumba hari ibintu wari ucijemo nkaze kuko ubonye ucijemo nkaho ukimenyera ariko byose niho bitera akaga mbese nitwabona utagira inshuti y'umumaro abantu bose usanga ari feke uyu muntu kwinjirana agukatira mu cyumba mbese ubu uzajya umenya abazanye ariko reka kubaza ubu ntabwo murimo mbabarira agakiza namwe cyangwa mwigina mungaraguza agati ubwo nta kintu muziranye anagura ako katsi kakuriye ku gahanga mbabarira uko kaba kari kose sinzi nimba wariye isombe hari akantu karimo ariko ubundi uyu mugabo ni gati metero urayikoresha ndi kugusaba kilometero ubu rero umuntu umeze icyo ukamuha ibikoresho byawe kandi kaga uzicuza ejo n'ejo n'ubundi natabizana arewe reba iyo mitwe ndimada hajya sipimaga neza ipima neza nyine nose njya gukoresha va mbese ku buryo imibare ziba umunwa wanjye genda umunwa wanjye ni uw'umuntu oya urakoze ubwo ndahita nyikugarurira hari akantu ndi kugira ngo mpime kandi wakoze mu mwanya wanjye wanjye nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi va mbese ariko ko naraye ngeze ku kabari nasimbu uri kujya kunywera kandi reka kubwira umva kubwira nagiye nyamara ndakunyunda wa muntu ariko ntajya mbwira ngo nta mugore mugenzi wanjye aho kugira ngo ngire umugore usuzugura umvogere urugo nk'uko bazarorera ubu umugabo wo kwinjirana gutya uriya muntu wamenya wunzwe utonde ceceka nifite ibibazo by'ingaru yanjye biriya byo ndatse turabisubiramo nijoro ubwo se usubiye guteza izindi ariko ahubwo nena yiteye impanga ebyiri uzirebera heza uzirebera hano muri 40 ubundi ushaka hano muri 20 uteyemo uteyemo none waza hano muri 10 uba ushaka ikimasa muri 30 muri 30 ntabwo harenze yaba ari umusozi 30 yaba ari muri 40 uvuze se ngo wagejeje hasi aho ngaho muri 40 ngo yiteye impanga ariko koko pe ubaye umunyamanyanga wa karitsiye 50 kuko 50 buriye yo neteye neza neza nagendeka bwabo ugafata inka ukayitera intanga z'ingurube ariko njye biriya bintu ntabwo byumvikanaho kuko ubuse zabareze shingwa se intanga zanjye koko zaba zanjye cyo kora reka nkubwire ufite icyo uzazira ubwonko bwawe ko intanga zanjye nzizera iriya mbese wumva umuntu wakumva ukajya imbere ngo umuntu atera intanga zanjye ndazizera n'izawe se ubikaho ngo ukazitera amatungo nanjye ndakwiya uzajya ubaga wifashe kagenda njya kwipima ndebe kuko nimba izo ntanga ari zanjye kuko hari igihe wasanga ugasanga barimo kunteza ingaruka atari ikibazo cyane ibyo nabyo bimenye kuko abantu b'ubu ngubu barahinduka ubaye nk'agafuka uzajya utwara utuntu mu ntoki ubeshyabeshya ngo uri umuvuzi nta n'icyo uvura ariko ubundi ubwo veterineri wihaye wabwigiye veterineri danture métier dans la brousse ifarasa surakiza nibwiwe n'igize cyakora reka nkubwira icyo ushigaje ni ugupfa cyangwa bakagufunga umugabo w'ikirura nk'ubu ngewe ntazandira mu wifuza toni fata izo nimero ngo uzi icatatu none waje kwandikisha amapuruka kakanya se bafunguye ishuri njya kwigura agasukari nawe nebera ikoti zanjye riri ku musego yo kwishakira agasukari biraba si vuba ngo urifubitse urirebe
gishuje agasanga cyaza urabona ubwo yari wabona nk'imazu wari uzanye amandazi makuru mwa meze neza waje meze hano ku gatebe komera nsimbukiye uzanye amandazi ngiye ku muhanda nari ngiye kureba uje nuza ntabwo va hejuru ziba cyaduka makuru kisimwa metero ni y'icyo gupima va hejuru itoni isi hiryanjye mbese gisoma isukari se ni isukari ni isukari yari isukari mwa yari isukari nibiki si metero ni ahubwo mwancibutse nayo yarenzanye niyo yahinzanye ntabwo wamuhinze ko mwabari kuguha gitesi nta kibazo sivu savisi ni ukwiyongeza ndetse bigeze inzu ngazanye ntuza sinabazanye n'isukari kagabo we kiramo gake kiramo agasukari urukisimwa sinuza mwarabona nyarukena shuri n'urukena twarahuye musukiremo yose yaratayo apana hamwe yishimiye anezerwe rukeba buriya kuva na kera urumva nta muntu w'umugabo wapfaga kugenda mu rundi rugo rw'umugabo n'umugabo atabizi neza bibaga byiza uvuye n'umugabo kugenda ati ndakugenderera mbe ndakugenderera ese urabuhaye cyangwa waba utari ari iki ni iki usigaye ubaza se icyarubangutsa ni iki ushaka kugira urubariro cyangwa ne wanywa kabiri kangahe nuzi ugiye kumutekana makuru bakomera muyobozi yego mukomere yego ndavuze ngo cyari hasi cya hasi ntubona nawe wigenje kenshi ubu ndagucurika ndakubyagiza ndagusanga n'abayobozi kuri umutekano ndabera ku izina ry'Imana umuntu w'umugabo kwifata bayameze jeni sibyo nizanye tuwanijije se nimase nayo gutushe ntabwo yisha anda ariko ubu bareke baba mu bisurushe shabu ubona hasi ndakubyagiza banyica bugurube hageze wibwira ikibazo uwo muyobozi we ngize amahirwe uraza ndabizi mushinzwe umutekano mwabanje mukanye mu mutekano rwo mw'ururu iki umugore w'injiji w'igicucu w'agasandaro iki gikomane urwana asize hano ncipimize
metero ya bawuciye hari waruje gutira metero ucebe hasi yageze gute mu bikombe wo kuza gutira uzanye bida none se wese ndanara kwisi wewe kuza kurogotswa iwabo aza kubaterereza iwabo wari ujya kunsambanyiriza n'umugore wewe yarazanye n'ibintu aje kugushaka ntabwo nanjye nagatanga mutange muri umutekano manze muri nta kibazo turabyumva nabyo aho turagira ngo twumve ni kuko tweza akabumbe n'igikoma kandi twasanzwe ahubwo se ntabwo njyewe igikoma canje nacitekeye rero uyu mugore nkwaga ndamwiyaka kunkorera ku bintu natanze igikoma yagifasha kikabaguza haba abagabo ndegeranaga nabimushikirana umuntu azagera mu rugo mutetse nari kubwimaze nawe rero urakabije igikirego igikoma aricyo dukorera dosi ese muze urabuze induru igikoma cyashize simba n'isafuriya yuzuye ntabwo kiri guhora iby'igikoma ntabwo wowe no gushaka umutekano nangahe handi ibihumbi 2 nawe twaba tugushaka yakoze n'inuza iratira wakoze irakomeye yakoze irakomeye nimero y'umutekano muyifite ibyo hagati turabohereza nk'ibisanzwe ibyo bijya mwongera kuraranye kuraranye rwose tagatanga yewe ariko kuzina oya wowe ntabwo tugenda hamwe wowe iyo mwakabije wowe ntururi y'intebe yigize ahangaha yigize inyuma gake ongera uyigize imbere gake gake ako gasi muhitambike yigize hano inyuma gake cucura mbese ujya kumfurika iyo ngiyi yigize hano imbere kurura gake uri kwijyanamo mbese ujya kunteka kwira izuba uza umvugishije amagambo menshi ku izina ry'imana nanjye umva kaga noneho ubu tuvugana bigiye kuba nk'injangwe n'imbeba kandi nzahigana nawe paka 90 none se kaga garuka umugabo wirukiye binereye byageze nirukiye se urumva icyo atari igikoma bana niyo gishyushye noneho uzi ibintu bijobijo akumenya yose igikoma ugiyeyo ibaze kujya gutirwa metero yanjye namara kujya gutirwa metero yanjye najya kora nkabona kugiye igikoma urakubizinga muko kandi ubwo nigeze gisomaho sinari nzi naho giturukanyije ngiye kubona mbona araje amenye igikoma ashaka kunyambura metero yanjye wangize bure ku buryo uzajya umbeshya uko biboneye bigiye byaragufashe akumena w'igikoma yashakaga kumuguza metero yanjye none ikindi cya kabiri ntabwo aricyo kimbabaje ubwo bishokoro na ntuza baraje babayobozi bishyuze iby'umutekano babaraje batekagamo tuzi ko tuzi wowe tukakugura tugeze muri tukakugura amezi 6 ubu ntabwo bakumaze simba amezi 3 y'umutekano amafaranga asaba niyo wishyura ariko amafaranga ahangaha nkubaze ukavuga ngo ntabifite abandi uyabahuye ahubwo najya ngo tugira mureba icyo gikoma uko ruzahirwa sinzamenya impamvu yacyo none se wajya ukabibaza cyangwa ukabibaza se birandeba ntabwo bari banshotse ubwo se bakikumenya iyo gishyushye cyari gishyushye se ntego bijo bishakaga kumuguza akarenge kawe ahubwo bakumvikana mbazi kushaka mbazi ko depozeye amafaranga yose nasabwe kumende frere na byose kosho nabamubaze ubwo nyine wowe washimye ibikoma n'ibisigaye ujya njye mu gikoma none se wa mugani aho wagihashye utagiye kukinywayo ako nanjye wa mugani bikanshobera impamvu nta mafaranga agera muri uru we yakatanye kwa bigiyo bijya niyo wayabanje
mbese nta n'ubwo niho bakwishyurije umutekano, niho bakumeneyeho igikoma, niho buri kimwe cyose ni kwa bigiye. ariko wamugore reka nkubaze aho kugira ngo ubabazwe n'ukuntu narengeye gushya agiye kugigarama mu bitaro bamenye igikoma gishyushye ubabajwe n'iki? nanjye ndakubonye mukajya uza ngo witekeshe imitwe no kwa bigiye by'ubu wasanga atari yo uvuye wabaye ku kaguru ubu ntubuze ahandi batikumenyeho. wabonye se aravuga naba mvuga igikonomi ubwo se ariko ukuntu utagira n'isoni ubwo ugiye kwirwa mu ngana bisa gutyo ni ukurata kwabiweye nta kintu rwose n'umwanda yizinze. abanyamuryango nagira ngo Rebeka abanze atubwire amafaranga amaze kuboneka tunabereka n'umwanditsi sekreteri. Ubu dufite sekreteri ibintu byanyu kugira ngo bijye bijya kuri gahunda, amafaranga yanyu mwatanze yandikwe buri kintu cyose ku buryo nta muntu uzayanyuza ku ruhande. sekretari kubabwire imigabane bamaze gutangamo nayo bizigana. murakoze nk'uko babibabwiye n'inge sekreteri wanyu. muri kesi dufitemo amafaranga 20,022. tukubona neza hagarara imbere kugira ngo tubone imbere hano. ntabwo muri kumbona neza hano bakuru se mwagiye mutora abantu bashinga mukareka gutora badashinga kandi baguhane. nk'uko nabibabwiye muri kesi dufitemo 20,022 ariko ntabwo tukuzi twakumenye. ariko numvaga munsi kubera ko dusanganwe hano. rero nitwa Ange Marie nk'uko nari nabivuze. rero nk'uko nabibabwiye ninjye sekreteri wanyu. mu busanzwe turakorana, wenda nuko mutazi wenda igihe nagiriyeho, ariko ubusanzwe ndi umunyamuryango wanyu. ese wize ubu sekreteri urabyiza abayobozi ibibazo byose muri ko sekreteri mureke murabimbaza nk'umuyobozi. murakoze. rero nari mpagaze na hano imbere yanyu ngo mbabwire ubusanzwe uko wenda muri kese yacu bihagaze, sibyo? rero uyu munsi dufitemo amafaranga 20,022 harimo 2,000 bya investment y'uyu munsi. abo muri abo bashakira azagaragara imbere bajye wicara mu bantu utange iryitanu ryo gukerererwa. ariko cyane mukaga muyobozi hariya ibyo muyobozi akererwa buri namwe mva muri kundenga hariya n'ubundi imbere n'inyuma kuri wowe harasa. none umuntu ucyo hayobewe oya nabo bayaguce kuko natubarazi mwatuza tugakomeza nk'uko nabibabwiye. ubwo ni 2,000 bya investment. hanyuma hakabamo agiye gutanga ryo gukerererwa. ndabikora ndaje mbabwire n'amabwiriza agenga ikimina. ubyumvisha amafaranga dufite nayo 20,022 akakanye. n'amafaranga yose twatanze wowe watanze angahe? uko natanze 40,000 none ngo 20,022 ayo mafaranga yagiye. uretse twaguzemo amakayi, tuguramo marate, tuguramo na bike n'ibindi kwanza ibindi byose bubiretse. turahari ngo tubareberere, nta faranga na rimwe ryanyu rigomba kubura hano. n'amafaranga yose twatanze. amafaranga ntabwo ari sekreteri yabaza murabaza agiye ko ari giye umuyobozi. ibyo nibyo koko. rero muri rusange nkurikije ukuntu muri guteza akavuyo ndagira ngo mbasomere n'amategeko agenga ikimina. reka ndabibwirira sekreteri. urakoze muyobozi. mumpa amashyi. murakoze cyane. nk'uko sekreteri abivuze niyo realite niko kuri amafaranga nyine ari kuboneka. hanyuma twari twavuze ngo jyewe n'unyungirije tuzababwira amabwiriza turi gutora, tuzabasomera, tuzandika ku mashini tuyabazanire. ufite ikibazo? njye nari mfite ikibazo ko tumaze iminsi ngahe twizigama kandi mubona ko turi benshi. 20,022 kwera akaba ari make. watanze angahe? njye natanze 40. ninde wayanditse? wayahaye deni. amafaranga yose harimo ayavuyemo twaguze ikayi, irati n'ikaramu. ikindi uretse twaranagurije kandi reka mbabwire tubari nk'abayobozi kugira ngo tujye tubareberera. nta kintu gishobora
ushobora kuzabona. Reka mbabwire ikintu gikemura ibibazo. Umuntu wese ufite ikibazo araza kuza kunsanga mu rugo tukivuga. Hano amasaha yagiye. Impamvu urugo ari kwirinda akavuyo kandi baruko turi mu Sigaye ndashokosha afite. Oya reka turangize ibintu byemenze. uvuze ngo ishakoshi ufite wowe uzi nasa gutya yewe Uzi kuntu waje mbere. yabuze amashuri mfite mfite ikibazo umva mfite ikibazo none mwanje mwemere urushari ko banze mvuga dore ko akanuye amaso mfite ikibazo mwumva mwanje mwanyemerera yuko muzaza muramfasha sibyo munyemerera yuko muzanyubakira uracyafite imbaraga icatsi yemwe uyoboka ndafite ikibazo kimwe hari ibintu secretary yasomye ngo barenza iki investigation ni ukwizigama investigation no kwizigama ntabwo yavuze kumvikane Navuze investment. umuyobozi w'akarizi reka gusubiza umuyobozi nabanza nsubize ubundi wowe urasubiza uri umuyobozi rero ndi kumva ikintu watewe ikimera cy'umunsi inama ko yahagarikira ahangaha waba ufite ikibazo akamuha kuri telefone cyangwa akasanga mu rugo naho kuwa kane utaha murakoze arayajyanye none murakoze cyane amahoro yabaye amahoro wowe uzongera bajya baguca amafaranga none ko mugiye mutamfashije agende mukwiriraho ubundi si ikibazo kijya kiba kibitewe Barayariye. Umuyobozi yaje n'agatacagira ikayi y'ibihumbi 40 ibaho irati y'ibihumbi 10. ko mugiye Irati si ijana. bagiye kuyagabana none ubu ndabura abantu batanga amafaranga Babashyira barahiye amafaranga y'umuntu buri munsi bahungu we baje batubwira ibyiza none mugabo ubu ndaburara koko ariko se nkawe urimo urataka kubura twagurishije inka none uba urimo urataka kubura ariko mwangiriye umuyuko tubanaga mwese wabasanze mu rugo Wa muyobozi asiga afite taci kandi yaje afite za matusha. ariko sha amafaranga ni meza afite ikibuno we Ari kwitanga. wavuga ikibuno we Turahiye gusa jewe hari ikintu byamaze kubona kw'abayobozi bacu cyo uriya mugabo asa deni bugene nk'inyangamugayo ariko uriya mugore ashobora kuba arayagira. N'uwo musekretari yashyizeho. uriya mugore abonye ukuntu angana reka ko yaje ameze Ikigiki kirajya kubimubwira. mureke tubatorere ubuyobozi ariko ushaka igitekerezo cyiza tubatorere ubuyobozi dushinga ikibina bari bahari nta kuntu umuntu yazaza arakora bishyira mu ruhago rwabo none se nyine ntangenzuzi bajya tubagenzura tumenye amafaranga yacu ahajya Ariko ibyo uvuze nibyo. nibyo mbese reba iminsi yose tumaze dutanga 2020 none umuyobozi ko yavuze ngo tumusange mu rugo iwe gusa mu rugo niho bibera nibyo mbaraga yabajije wa umwe wepfo mu gahinga yego biriya nibyo nibyabajije ariko twebwe kategereze ejo bundi kuwa kane tusange tugaruke tumara kugaruka tuzabibaza mu byose yego rata mfite nawe bagurije batayaduhaye ntabwo bazaducika ntabwo tuzongera gutanga oya mwumve abo bahaye amafaranga bagazane abatari bagongera baje kugongera kugira ngo natwe tubone amafaranga aretse agatuza ngakinuza nakimbera kwa basket kugira ngo ndiyanagura n'agasengera gashyiramo imbere yego urabona twakoreye duhagogoshesha rero numbuze sha wowe cyakora tugende kawe ndakumva kuwa kane tujye yego sha agahinda kawe ndakumva mwana wa mama bandiye imirima bandiye amasambu sha ihangane natwe ntabwo tuzaba tworohewe